Mwiriwe Dr. Muga biri iki Dr. Ababyeyi bano banyamakuru twabaha karibu nta kibazo. Uriya muntu wari uri hanze nari maze kumufasha, nari mbonye ko ikibazo cy'inyatsi yiwe ndayitwitse iratumutse nkuriya mutsi. Babyeyi abanga abanyamakuru nta kibazo twabaha karibu. Ku bantu bane nari nshigaje umuntu umwe, nari namaze kubafasha. Ababyeyi murakoze kunyemerera. Ababyeyi babahaye ikaze n'ababyeyi nta kibazo twakomeza. iryo jwi numvaga rivuga se bari ryane karimo ibanga ntabwo ongera ko hafi kazahuti nageze kwa muganga muramira mpamanirayo kagire gutya mu ntoki kasige mu ntoki. mugabo isa nk'ubidukorera wenda umuvaneyo se tigaruka nabyemera nabwiye ihangane bahise bakuvanayo. abantu bo hanze nyambakemurira ibyo bibazo, ubwo n'abataramenya bangana nkabibakemurira. Muraza kwihangana manze murangirize, ubu ndimo ndamukurikira ndareba ikibazo afite kiwe. Nk'uko mubibona twasuye wa muganga uherutse kugaruza ibintu byari byibwe. Byo tugusaba ni ukora subscribe aha kuri umuvuzi gakondo. Hano ku muvuzi gakondo kabisa twabuze ngo reka dusure muganga tumenye byinshi bimwerekeyeho. Ngubu twagize mu karere ka Kacyiru kabisa, ngubu niko kwa mukabiri kungora, gusa tugiye kureba wa muganga tumuganirize atubwire ubundi bumenyi afite buhambaye. Nibutsa ko ukeneye kugira kuvuza uwawe cyangwa wari ikibazo ufite wamugana, ari inyatsi ibintu byose arabivura, kuko uyu niwe muganga wa mbere mu gihugu, amarozi y'amatamikano amategano arayavura. Reka dukomeze tugiye kuhagera kabisa, gusa weho ntuze gufunga kamera yawe. Ngubu tugiye gukomanga mu nkurikire gatoya turebe. Bibutse ahangaha tugeze, reka dukomange turebe ko bazi kudukingurira. Murakomanze, murabona ko tumaze kugera iwe. Ngubu twinjiye mu nzu ye kabisa, twinjiye. Nkibutsa ngo izo nimero nizo wahamagara kugira ngo ugane nawe. Nihehe turi buze guca. okay Mwiriwe Dr. muga biri iki Dr. uretse tubanze tuvugane nawe. Dr. Sorry. muga dusohoke tube dusohotse. Nese ko tubonye ibintu hano mu gumi twakwegera se wareka tukegera hino cyangwa dusohoke niba uri buduha akanya nyuma. ibi ni ibiki wari utwakirije koko? ibi ni ibiki wari utwakirije? irihe banga tumenye amakuru birambuye. Nta kibazo twaganira, nubwo nari mfite abantu bari hanze mu mahanga ndi gufasha. Bari kuvura bo muhanga. Aya masamba nashoje akazi k'abantu bari inaha, ndimo mfasha abantu bari mu mahanga, kuko imbaraga zanjye ntabwo zigarukira hano gusa. Kwicara biremewe. Wakwicara hano nta kibazo. Kanicarira nta kibazo turi bugire. Ikibazo bagane n'ibindi byo nta kibazo. Ibi ko bihise ibyo ni biki byatse? Hari umuntu ngubu ndi kurebera ibibazo bye, muraza kwihangana manze murangirize, ubu ndimo ndamukurikira ndareba ikibazo afite kiwe. Ubu buriya kumurebera ikibazo afite? Yego.
uwo muntu se ko tutamusanze hano uyu muntu ari mu mahanga n'abantu bo mu mahanga mandi gufasha yego ntimugire ikibazo rwose izi ni imbaraga mandi gukoresha mwabonye ko nta muriro nta kibiriti nari mfite gicana umuriro nicyo nshatse kubaza izi ni imbaraga mandi gukoresha ko nta kibiriti mbonye ushyiraho akaba nta kintu nta muriro wari munsi mbona hasi bisa nk'ibitose uyu nguyu ni umugabo uri mu Buholandi afite ikibazo cy'inyatsi ubu mba ndi kumutwikira inyatsi ubu ndimo mufasha nta kibazo ubucu urabisoje ndabona n'abandi barimo baguhamagara ndahamagarwa cyane kubera serivisi abantu baba bakeneye isi yose mbese dogiteri ni icyo ukoresheje kugira ngo uriya muriro wake ko mbonye bihise byaka kandi ko nta kibiriti mbonye ukoresheje ni imbaraga za nyuma ndi gukoresha tukuze ndi kubona ababyeyi bandebye nabi kuko ntabwo nabakiye karibu ababyeyi bano banyamakuru twabaha karibu nta kibazo uriya muntu wari uri hanze nari maze kumufasha nari mbonye ko ikibazo cy'inyatsi cyiwe inyatsi yiwe ndayitwitse iratumutse nkuriya mutse babyeyi abanga abanyamakuru nta kibazo twabaha karibu ku bantu bane nari nshigaje umuntu umwe nari namaze kubafasha ababyeyi murakoze kunyemerera ababyeyi babahaye ikaze n'ababyeyi nta kibazo twakomeza iryo jwi numvaga rivuga bari ryane ni iry'ababyeyi nigeze mbabwira ni aka kazi nkora n'umurage nazwe n'ababyeyi